kubera ibitangaza byinshi yagiye akora byatumye abantu benshi bamukunda abandi baramwanga. Kwigira umunyabwenge cyangwa kwerekana ko afite ubwenge bwinshi, ibyo byatumye abantu benshi bakunda seri ya Kuri, ariko bituma n'abandi bantu bamwanga kubera ko yashakaga kwigira nk'umuntu ufite ubwenge nk'ubw'Imana. Amazina ye nyakuri yitwa Lucas Daniel Tiri. Abantu benshi bamuzi nka gyver. Muri season yakinnye n'undi yitwa gyver. Yibutse ko icano yitwa Rukizo. Tukaba tukugezeho ibiganiro by'abasitari bakunze muri filimi, tukanakubwira filimi bakinnye ku buryo byagufasha kujya kuzireba. Niba wumva uri interested ko twabana, kanda kuri iyo buto yanditseho subscribe, ufungure inzogera kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Reka dutangire tureba ubuzima bwa gyver. Amazina ye nyakuri yitwa Lucas Daniel Tiri. Yavutse ku ya 10 Kanama mwaka w'igihumbi 1990. Avukira muri Texas. Ni umuhungu wa chemist Donald hamwe na John McTeer, umukoloneli mu ngabo mu gihugu cya Amerika. Afite murumuna we Nicky. Igihe kinini cy'ubwana bwe yabaga mu nkengero za Atlanta, Georgia. Umuryango wa gyver wabonye ko akunda ibintu byo gukina filimi akiri umwana muto, maze nyina ntiyazuyaza. Afite imyaka 11 gusa nibwo nyina yamujyanye mu ishuri ryigisha ibintu byo gukina filimi, maze gyver atangira gukina filimi, atangira kubyitoza. Bitarambiranye, umwarimu wabigishaga aza kuvumburamo impano muri uno mwana udasanzwe. Nibwo gyver akiri umwana mutoya yatangiye kujya akora ibiganiro byo kwamamaza. Jay Pravis, umukozi wo mu kigo cya talent muri Atlanta, nibwo yabengutswe gyver, maze batangira gukora na projet nyinshi zitandukanye. Yatangiye kumugurisha ku bintu batandukanye, maze gyver akamufasha kwamamaza ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Nyuma gyver yaje kwiga mu ishuri ryisumbuye rya Kuri. Nyuma yo gukina filimi ya Hannah Montana i Nashville, gyver yasubiye mu rugo kugira ngo arangize icyiciro cya Kuri High School cyo muri 2008. Amaze kubona impamyabumenyi, yimukiye Los Angeles muri California kugira ngo akomeze umwuga wo gukina filimi. Byaje kumuhira, ari naho yagukiniye filimi nyinshi zigiye zitandukanye. Muri izo filimi twakubwira ko yagukiniye filimi nka The Love Song of Edward J, agukinira yitwa Crush, The Other Side, Dance of Deed, Ready to Rest, Hannah Montana, Spy Next Door, Battle Los Angeles, X-Men First Class, All Superheroes Must Die, Dark Heart, Wolves mwaka 2020. Agukina Son of God. Ariko dusubiye inyuma gato, mwaka 2016 nibwo gyver yakinnye filimi y'ibihe byose, filimi yakunzwe na benshi. N'ubundi yagukiniye yitwa gyver muri seri yitwa gyver, aho yagaragara nk'umuntu ufite ubwenge bwinshi, wakoraga ibintu byinshi abantu benshi badatekereza. Wabaga ufite ubushobozi bwo gufata akantu gatoya akakavunjamo ikintu gikomeye cyane. Amagara Gustave, wakoze kureba iki kiganiro. Niba kigushimishije, kanda subscribe, ufungure inzogera kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Ciao ciao.